benshi Imana gitunyuzaho abandi bahamaza umugani nkuko bivuze abandi bajya hanze banariyo abandi bakorera uko nkuko bivuze indwara nyinshi zarakize ndabizi hari umumama witwa Mama Marine nawe n'umushuti wanjye ni nka mama wanjye ndanamusuhuje yaje gusengana nanjye n'umukatolike noneho we yarafite ikibazo yaragendaga gutya akabona inyanja gusa ku buryo buri kumubona mu nzira akagwa akabona inyanja y'amazi ariko twarasenganye nzi ko uwo munsi wabaye umunsi twasenganye iminsi 2 birangira uko ubu ni muzima ahita kira mu minsi 2 mu minsi twasenganye tugira icyumba kwa kabiri ndi kumwe n'Imana uko byagenda kose ibyo yankoresha byose mbona ndubusa ndinde so kugira ngo ibikore nyine mba nzi neza ko ndi inzira Imana izanyuraho hano twagiye mu minsi yashize umuntu w'umumama turasenga we ubwe ngo yarashaka kumenya ngo umuhanuzi niki araduhinyuza twari 3 nandi kumwe n'abanuzi 3 2 nanjye wa 3 turasenga none mubwibye Imana imbwe arahinyuza arambwira ngo naga ari byo kugira ngo yumve koko ko ndi umuhanuzi ariko nimbeshera Imana byageze nyuma abonye ko nanjye kamerisha itambwira ati no kuri kw'Imana nibyo pe ati na hatabuza bona kimwe Yes, ni by'agaciro gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, njye mugiye kubana muri iki kiganiro nkanacyura. Hanyuma rero ndabasuje nose mwamuherereye, mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, mwumve ko mbasuje kanabwira ko mbakunda cyane ve ku mutima, ndabakunda cyane ve ku mutima. Sinafata akanya ngo nze gusura uyu mukozi w'Imana muri kubona kuri kamera za Gonarike Plus. N'umuhanuzi, n'umuvuga butumwa, n'umuntu Imana yagiriye neza impano zigiye zitandukanye. Iyi Imana mwemerera gukoresha ako kanya ayikoresha neza cyane. Ajya asengana n'abantu benshi imirimo n'ibitangaza birakorokana n'uyu munsi Imana yacyatwemeye ko tukomeza tukaganira nawe. Hanyuma rero wowe dukurikiye ntuze gucikwa kino kiganiro kuko tugiye kukiganamo ibintu byinshi, uburyo bwo kubaho ku mutima uronga kumva Imana bundi bushyashya, ariko nanone mwibuke gukora subscribe. Hanyuma rero n'abatindiye reka mwakire Jackie. Karame umeze ute? meze neza Imana irakurinze irandinze. Hanyuma rero tutatangira ikiganiro neza dushyira imbere y'Imana mu sengesho rigufiya kugira ngo nzituganire ku bintu mbona uburyo ugaragara uburyo muri iyi minsi bimeze. Kadusenga turagushimye Mwami Yesu, tuguhaye icyubahiro, izina ryawe nirihimbazwe. Waturinze utwemereye kuza kuri izi kamera tuganira n'abantu bawe ku ijambo ryawe. Mbere byose utweze utubabarire aho twagiye kure y'amaso yawe, maraso yawe atweza dutunganye twandike mu gitabo cy'ubugingo. Umuntu wese uri kumva ijambo ryawe umweze cyane, kandi turasenze iri jambo ritanga impinduka mu buryo bw'umwuka n'umubiri, rigira ibyo risenya, rigira ibyo rihindura, tukubone. Umuntu wese yumva Imana muri iki kiganiro, tuguhaye karibu Mwuka Wera, urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kuguha ikaze na karibu hano kuri Gonarike Plus. Tuvuga ati imbaraga y'Imana iracyakurinze, amababa y'Imana aracyakuriho. Imbaraga z'Imana ziracyandinze. Akazi ka boss wanyu mukagejeje he? Akazi ka boss turi kugakora. Cyangwa boss ntabwo uri kumusobanukirwa? Ni Kristo ariwe data. Bura reka nkubaze muhembwa ute kuri boss wanyu? Buri muntu afite uko ahembwa, ni ibanga ry'akazi. By the way, ntinagira kure uragaragara neza muri iyi minsi rwose uri kumpinurira, kwambara kibyeyi nk'umuntu ufite umwana rwose. Yego. Mama Africa. Hanyuma rero katwihute tujye mu kiganiro cacu uyu munsi. Umukristo w'uyu munsi uramubona ute? Umukristo w'iyi minsi biterwa. Gusa abantu benshi ntago bakizera. Ntago uko umuntu yasengaga mu bihe byashize bitandukanye n'abari kuza ubu ngubu. Mbere umuntu kubera ko nubwo atari imyaka myinshi mfite, ariko ibi bintu usa nkaho biziho. Igihe nyizwa uko umukristo yari ameze w'icyo gihe atandukanye n'uw'iyi minsi. Umukristo w'icyo gihe yumvaga Mwuka Wera cyangwa akagendana nawe cyangwa yarahugurikaga, ariko umukristo w'iyi minsi niwe wamubwira ko ari niyerekwa ari n'Imana ivuganye nawe, ashobora no kugutera amabuye.
ubu kureba biri guterwa n'iki kugira ngo umukristo w'iminsi yitware kuri urwo rwego? navuga ko niba ari igihe cy'ubugwe ntago mbizi, ntago ariko sinzi, ariko abantu ntago bakizera imbaraga z'Imana. Nanjye maze iminsi mbaza ikibazo, sinzi niba nakikubaje, ati kubera ko abantu muri iyi minsi bari gufata ibitangaza by'Imana bakabitwerera Satani, ese Imana ntigikora? Birababaza kuba umuntu yakira nk'indwara runaka cyangwa yaza mu iteraniro mwamusengera yataha ajugunye imbago, yego imbaraga za Satani ziri gukora, ntabwo twabishidikanyaho, ariko birababaje ko umukristo wasenze atakwizera ko Imana yakiza sida, atabyizera ko Imana yakiza umuntu ubumuga ku kanya agakira. Biragoye kubyizera muri ibi bihe, ikintu cyose kibaye bari batuvuga afite izindi mbaraga. Niba Jack asenge umuntu agakira ati narakiza, atari kashobora kuba nawe hari utundi afite. Aho ngano hari ikibazo muri iyi minsi, aho hari ikibazo bivuze ngo Imana basigaye bayifata nk'inyantege nkeya, kandi tubizi ko mbere na kare yakizaga impumyi birema bikagenda. Kuki mutakizera? Ahubwo nicyo kintu nabaza abadukurikiye, kuki batakizera Imana kishoboye? Hanyuma Jackie, tumaze iminsi dukoranye ikiganiro, wagiye uvugishwa n'abantu benshi bagiye baguhamagara. Urebye muri rusange usanga abantu bahuriye ku kihe kibazo? Usanga abantu bafite nyine ikibazo abantu benshi bahuriyeho, yego si bose ariko abenshi usanga ikibazo kimwe, nubwo yaba kivuze ukundi ariko ugasanga kijya gusa na cya kintu. Abantu ntabwo bafite ishaka hanini ryo gushaka Imana, bashaka ibitangaza kuruta Imana. Kuko nuri kukubwira ngo afite ibibazo, nta nubwo ari kukubwira ngo naraguye wenda nshaka imbaraga z'Umwuka Wera cyangwa aje kwihana. Abenshi dushaka amaviza, dushaka amamodoka, ndashaka amazu, ndashaka, ariko ugasanga nyiri ibyo bitangaza ntabwo bamushaka. Ariko abahanuzi bo muri iyi minsi niko, wenda weho ntabwo urimo, ariko abenshi ba muri iyi minsi barakubahanura amaviza. Sinzi ntabwo najya ku ruhande rwabo, si uko amaviza itayatanga, ariko umukristo nibibona izo viza se kucyita kubwira ibyaha wakoze. Ahanini nubwo dukeneye ngo Imana iduhe, natwe iradukeneye ngo tuzabona ubugingo. Abantu benshi dushaka ibintu birangirira inaha, ariko gusenga nyagusenga abantu ni bakeya pe. Hari abantu bavuga ngo mbese iri juru duharanira ngo buriya ngo Satani murwanya ngo yaribayemo, murangaza ibyo mu ijuru cyane. Arabizi, ariko nanone azi ko Imana ari Imana, nawe arabizi iryo juru yaribayemo nibyo, ariko nawe arabizi, azi ko ari Imana itamenyerwa. Kuko iza kubimenyerwa amafuti yose yakoze yari kugumayo. Hano twagane Boni Brag yanteraga ambwira ati siko Imana yarezi ko Satani azaza akaduteza ibibazo kubera ko Imana itahise imwica nkaviho burundu. Byari mu mugambi, buryo ubwami buba bwiza ruko bufite abandi navuga ngo abami babiri. Iyo hari ugukeneye cyangwa nyeneye abami babiri, ntabwo nanone ubuzima butarimo ibibazo. Numva ko butaryoha, wica uzi ko kurya ari byiza, numenye ko inzara ibaho ushaka kutabyitaho, ariko iyo washonje afate nakoze cyane ejo naziba cyangwa sabirizo. Birakenewe abami babiri, kuko buri mwami afite ubwami bwe. Hari uwo Satani afite ubwami bwe, n'uyu Kristo afite ubwami bwe, kandi ijambo ryaratubwiye ngo imbere yawe hari inzira ebyiri, amahitamo na yawe. Nushaka kujyana na Yesu wemere mujyana, ariko nutanabishaka nta gahato gahari. Jackie, nkawe nk'umuhanuzi, umuntu Imana igenda ikoresha imirimo n'ibitangaza, umuntu wagiye hano ibintu byinshi bigasohora, umukristo w'uyu munsi yitware gute? Umukristo w'iyi minsi ikintu dukeneye ni imbaraga. Yesu ubundi ikintu cyamujyanaga mu butayu ni ugushaka imbaraga. We yashatse imbaraga mbere yuko Satani aza kumugerageza. Dufite intambara zitandukanye pe, ariko abantu bararushye, abantu turarushye. Rero kugira ngo ubu buzima tububemo, ikintu cya mbere dukeneye imbaraga z'Umwuka Wera, imbaraga zinesha icyaha ndetse n'imbaraga zo kubana n'Imana. Umukristo w'iyi minsi ikintu akeneye, ikintu cya mbere akeneye Imana kuruta ibindi. Dukeneye Imana mu buzima bwacu kurusha ibindi byose, kuko abantu basa nkaho Imana yimutse. Tumera nka Yerobowamu,
abantu benshi basa nkaho ubuturo bw'Imana butagihari. Si bya bintu bavuga ngo ngukize hajya ngo nukize impumi bagwe cyamwirukanzaga. Ntago muvuga ngo iki? Ntabwo nkuzi neza. Ngukize ibibazo ngibagirwa icyamwirukanzaga katavuye guri. Ntabwo uzi? Sujye byumva abantu babivuganye ntabwo nzi kubikubona ntabwo wibuka neza ariko njya mbyumva. Hari igihe umuntu aba afite ibibazo ariko uwo munsi akirukanka cyangwa n'ibyakemuka niyongere kwirukanka. Nk'urugero wagiye uhanura abantu benshi kubera ko umuntu hanura akagenda agasubizwa rimwe na rimwe usanga yaraguye ugasanga niwe umuntu uri gupinga ubuhanuzi Imana yamuhaye. Ahubwo hari ikintu kibaho twebwe tuba dufite abantu bahize n'imihigo mbere y'uko umusengera uzi imihigo bahiga mbere nyiri umwana asa nkaho ari byo hari igihe nabyubakiragaho ariko ubu narakuze nzi ko umuntu ari umuntu ni umuntu ni uwawe ako kanya muri kumwe. Noneho hari igihe yaza avuga ati nsengera Imana nikora ibi nzatuma usubira ku ishuri Imana nikora ibi nanjye nzakugurira inzu cyangwa nzakora ibi ukajyaho. Hari igihe byatubayeho turi batatu dusengera umuntu yari afite ikibazo cyo kuzajya hanze umugabo we yabagayo ariko kugenda byaranze. None aratubwira ngo ni mu nsengere nibikunda bamwe zabishurira imyuga abandi nzatuma basubira ku ishuri. Mbese yahoraga iwacu kwa mama buri munsi dusenga ibihe by'imisine nge nabo bandi bana ubu barakuze nabo. None bigeze nyuma turasenga Imana yatubwira ngo kubwo gusenga kwa tugeze ku munsi wa gatatu ratubwe ngo numvishe gusenga kwanyu ni murekera. Hashize nk'amezi 2 inzira zirafunguka umukwezi kwa gatatu umubyeyi aragenda agezeyo turavareka tumubaze tumwandike tumubaze niba arageze amahoro. Umunsi wa mbere ahita tubaza ngo muri bande mwitwa bande ikintu cyambabaje ni mwitwa bande ka nimero yari ayifite ndavashwa kuba yarahinda hari simukada agezeyo nacyo ndamubwira ni Mugisha uzi inde bucura numva ashaka kubaza byinshi turamureka babandi baravati twagiye gusenga kugira Imana mutabare reka dusubire. Ayo masengesho nge nagonge nyasenga masengesho kwifuriza abantu bibi cyangwa masengesho suko ndabizi yanabikora niba dusengera ibyiza ikabikora n'ibibi byabo ariko amasengesho ari mu bugome nago njya nyasenga. Barabati tugiye gusubira gusenga aho twavuye dusenge noneho yagira ibyago byikubye turebe ko atazatumenya. Noneho byageze nyuma hashize igihe nk'umwaka arwara kanseri. Yaranyandikiye nimero nari nyifite harambwira ati Jackie mwana wa mama ati bya bindi Imana yarabikoze irabisohoza ati ariko ndakwinginze ati narwaye kanseri yo mu nda ati ndabinginze ongera umbwirire babana mwongere mu nsegarutse mu gihugu ariko azi wacu yarasanzwe hasi aje gusenga ko Imana mukize kanseri. Oya sinzi hari ibindi byari byamugaruye nyine. Iyo kanseri si mwarayisengera kira? Iyo kanseri ntago twasenze baravuze ati ntago twakongera kumusengera bo babikoranye na kamera ati ntago twakongera ntago nzi niba yarakize cyane baranapfuye ntago muheruka ko telefone barayibye. Nimero ye ndayibura gusa niba ariho ntago mbizi ariko Imana ikunda abantu bayo. Umuntu yakujugunya uko waba uri mu bikose ushaka gukora amakosa umuntu nakubabarire ariko Imana yo ni inyembabazi. Ariko buraje ki urabona hari ukuntu abahanuzi bamwe bajya bavuga ngo ntago umuntu yanyibutse ntago babiterwa no ku Imana itaragize igihe cy'isaha cyo kugira ngo igusubize. Ubundi se bakwibukira iki? Umuntu uri ku ishuri ari gihe bamusuhura rimwe ariko reka ngubwire tureke navanga umuntu ntago bamwibutse. Iyo uri mu gihe cyawe bakwibukira iki? Navanga iyo umuntu ari mu kigeragezo mbigereranya nk'ishuri kuko iyo umuntu ari ku ishuri nawe ukibona kuri mwiza nawe ukibona kuke ntago ubukenewe nyine ariko ijuru ryakwibutse nutakuza aragutekereza. Impamvu muntu atakwibuka cyangwa abo tuba twarasengenge nago ari byo umuntu abashingiyeho kuko ni benshi bishingiyeho nta n'umuntu azongera gusengera cyabana batuburira umugani w'abatubuzi bikarangira bavuga ati tuzajya turajya mu biciro mbere yo gusengana namwe urumva ariko nago warenganya bari abantu batakwibutse nuko ijuru ritarakwibuka igihe cyageze n'ubundi yatumye uza ni nayo itumugaruka uje gushima. Rero igihe cyageze umuntu arakwibuka cyane anakwibuka kuko umuntu natanakwibuka ijuru ryo rizakwibuka. Uranyuzwe?
ariko Jackie hari nk'ukuntu Imana igukoresha nk'ibitangaza ukavuga ati cyo Kamana aha ngaha ndemeye. Nge ni byinshi cyane pe. Ni byinshi Imana igikora. Ntago njya mbyitirira ngewe cyangwa ngo narasenze bigira ute n'ubundi banzika ari imbaraga z'Imana zabikoze. Ariko yaciye muri ngewe. Hari wambwiye ngo ngashaka kuzabona ngo ngasenga Imana igahagurutsa umuntu bamaze kubika ko yapfuye ngasenga Imana ikamuhagurutsa. Uwo muntu kugira bikunde nabikora mu izina rye ntago bizaba. Hari igihe umuntu akora ibintu ngo bizamenyekane ko ari umuhanuzi, ari umukozi w'Imana, kandi ubwami bw'Imana butari imbere. Uwo muntu kugira bikunde bisaba ngo abanza nareka kubitekerezaho cyangwa kugira ute akabizabikora mu izina ry'Imana yonyine kugira ari ryo rizahabwa icyubahiro cyangwa bizamenyekana ko ari Imana yonyine ibikoze. Hari abantu tubona umuntu yakira akabyitira ngo ni jye watumye biba. Wowe nde izo mbaraga ari byo wazikoresha muri bene wanyu cyangwa zikoresha muri baraduhura nawe buri munsi ufasha 100 ugafasha 1000 wahagurutsa benshi. Ariko Imana ureka ubwami bw'izina ry'Imana ukabikora mu izina ry'Imana kandi ryo rihabwa icyubahiro. Wazura n'abapfuye kuko yaravuze ngo ndagiye mbasiga umwuka wera muri mwisi muzakora ibitangaza biruta n'ibyo nakoze. Ariko bisa ibyo kintu mbaje gisa nkaryo jambo turanaganiraho. Noneho wumva wiyumva ute uri kumwe n'Imana wizeye Imana? Njyewe ndi kumwe n'Imana uko byagenda kose ibyo yankoresha byose mbona ndubusa ndinde so kugira ngo ibikore. Nyine mba nzi neza ko ndi inzira Imana izanyuraho kugira ikora ibyayo, ariko nta munsi n'umwe mbona ko hari cyabaye. Niyo yonyine iba yabikoze. Bivuze ngo n'Imana igukoresha ibitangaza ntago wibuka kureba n'Imana akubwira ati nyamuneka kuri biba birangiriye aho. Ngewe byanara nuko ni benshi byarangiriye aho ni bane. Ngewe akenshi ntago mpamagara abantu ngo nkubaze ngo byagenze uti yo nzi ko yabikoze mba nzi ko yabikoze. Hari ababurana ariko ngo Imana ngo niyo naragusengeye Imana ikagukiza ngo ugomba kumpamagara ukamenyesha. Ariko nanone hari abantu bakora ikosa. Niba narafashe ibihe by'iminsi 3 ngatakamba nkaboroga nkabira nkagira ute yego da ibyo bindi ni mubireka, ariko hamagara umuntu mbwe ngo bya bindi Imana yarabikoze, bya bindi yakunyujemo yarabikoze, cyangwa sengesho wasenze yarumviswe. Kuko hari igihe umuntu agutera kamera y'umubiri yaza akavuga ati none nzadabasengera nariye nago zogera kubasengera gufata ibihe niyirize ngirute kubera abakubanjirije. Ariko umenyesheje umuntu akavuga ati cya kintu twasengeye cyarabaye Imana aragikoze. Ngiye kubaza ikibazo kimwe tujye mu ijambo ry'Imana. Ni kiba kigufi birategwa no kuri bukinsubize nukinsubiza sincyumve neza ngo nyine ndakomeza ngo baza ku buryo nanjye kuko mba ndibariza abantu bankurikiye. Impamvu mbabariza nuko tuba dufite ibintu byinshi tugomba gusobanukirwa. Hari abantu kuri uyu munsi bumva ngo abahanuzi b'Imana urumva ariko badasobanukiye tumuhanuzi ni muntu ki, umuhanuzi umwumva ute, sibyo? Jackie wowe uri umuhanuzi pe, sibyo? Abasenganye nawe nanjye kuba naje kukureba nuko nemera ko umuhanuzi. Wowe wumvise umuhanuzi wo kubwawe ukahita uvuga ati umuhanuzi umwumva ute? Ikibazo ngo bajije kandi kinsubize neza koresha ka microphone. Ndahita mbiza nabo n'ijambo ry'Imana. Ngigiye kimwe abigishwa abantu babajije Yesu baramubaza oya Yesu abwiye abantu arababwira ngo mu minsi imeruka hazaduka abahanuzi benshi bazakora n'ibitangaza mu izina ryanjye. Wenda shaka ngo tubwire umuhanuzi nyakuri wowe umwumva utumana. Umuhanuzi nyakuri kenshi agomba kuba afite imbuto. Ikigaragaza ubundi umuhanuzi nyakuri kenshi tureke bya bindi ngihagarara ku bitugu by'abapfapfa ikabwira ubwoko bwayo ari byo benshi twazimiriyemo. Urumva umuhanuzi nyakuri agomba kuba afite imbuto z'umwuka. Umubonye wese akamubona iki akamubona yego nawe uzakundwa na bose na Yesu ntago bamukunze. Umuntu kwanga niyo yaba nta kintu wakoze yakiguhimbira. Nabyo bibaho, ariko umuhanuzi Yesu yaravuze ngo tuzababonera ku mbuto. Imbuto umuntu yera kenshi zizakubwira uwo ari wenyine, kandi nabo bagira imbuto batari n'abahanuzi bikwereka ko ari umwana w'Imana. Nago igiti cy'indimu cyakwera karoti cyangwa ngo cyere ipapayi yera ipapayi umuhanuzi agira uko yitwara. Rero uzabikenera
azaca mu gikari atubaze umuhanuzi ni gute biki. Abahanuzi bari mu byiciro bitatu ubundi. Ibyo byiciro bitatu uzabikenera azambwira kuko ushobora kuba oya abahanuzi. Ubwo tuzahategura ikindi kiganiro tuvuge ku bahanuzi, nubwo tutazabavugaho cyane. Ntabwo mba nshaka kuvuga ku bahanuzi cyane, ariko abahanuzi bari mu byiciro bitatu. Hari ukubwira ngo Imana iravuze, yumvise ijwi, ntazi niba ari irya Satani, ntazi niba ari iryande ariko akumva ijwi gusa, kandi yahanuye akubwira ko ari Imana igize ute ibivuze. Hari n'undi uhanura amarangamutima bikazamuka muri we, urabyumva, bikazamuka kumva ni ibintu ashaka kukubwira, akabikora gutyo akabikubwira. Hari n'uwa gatatu uhanura ibyo yumva abona, urumva, akabyumva akanabibona, ariko ze kuri kumenesha amabanga ariko akubwira ngo numvise Imana ivugana nanjye, ariko ku buryo wanamuhinyuza akakubwira ati bimeze gutya na gutya. Hano twagiye mu minsi yashize, umuntu w'umumama turasenga we ubwe ngo yari ashaka kumenya ngo umuhanuzi ni iki, araduhinyuza. Twari batatu, nandi kumwe n'abahanuzi batatu, babiri nanjye wa gatatu. Turasenga none mubwiye iby'Imana imbwe, arahinyuza, arambwira ngo ntago ari byo, kugira ngo yumve koko ko ndi umuhanuzi. Araminyuza aravuga ngo ntago ari byo, ibi bintu byose umbwira nta na kimwe kirimo. Nawe ari kudukurikirana byumva zabyandike muri comment aho nyine. Aravuga ngo ntago ari byo. Ndamubwira none nibwo byageze nyuma mbona atangiye gusa nk'ari kunaniza. Ndamubwira mva ngubwe nibyo, niba atari nabyo rero byizera uko cyo nzi nuko ari byo. Ntago mbeshye n'ubwa mbere umbonye ibiki n'icyatuga ari gihe waba arabyumvisha hano cyangwa bidavuga nta nyungu mfitemo, nayurama ngo nyatahane, niyo waba arayurama nayacisha nabicisha mu zindi nzira, ariko nimbeshyera Imana. Byageze nyuma abonye ko nanjye kamera ije ahitambwira ati no kuri kw'Imana nibyo pe ati na hatabuza mbona kimwe, ati byose uko wabimbwiye nibyo. Hari uwavuze ngo kubera ko umuhanuzi ajya kuguhanura akabanza kukubwira ibyashize, iyo utabimubwiye hari igihe aba ari kugira gukusanya nk'ibimenyetso bituma wizera, kuko ari ikintu ubitse wenyine uzi. Niba muri wowe usanzwe uzi ko urwaye ikibazo nk'umutima, nituziranye ntabwo nzi, ninkubwira iby'umutima rero, ati umutima ku wa mbere warikanze ugufata gutya na gutya, uwo munsi ntabwo uzizera ko ari Imana ivuganye nawe. Si uko abahanuzi ba Satani nabo batabibona, bo banerekwa cyane ahari numbazi, ariko hari igihe umuntu avuga ati byagenze gutya, ariko nanone hari iby'Imana itavuga, ngo kawunga ngo n'ibitunguru n'amasahane n'ibiki. Ubundi oya ari ibintu ngiye najya nkunda, bakanga mu gitondo ibira byagucumuje nk'ibitenge, kandi umugore n'ubundi ngomba kubikenyera, wenda cyashaje cyane ntabwo kinkwiye, wenda none se birabura kubitekereza. Nuwaba gutekereza ku bitunguru uba mu gikoni, hari ibintu Imana itavuga, kandi ntago Imana ari injajwa. Yavuga uyu munsi ukazamara n'umwaka itavuganye nawe kandi usenga, Imana ivuga igishakiye. Buri uko usenze ntibisobanuye ko barahanura. Niyo mpamvu ibintu byabaye bibi. Buri uko agiye mu iterano buri munsi bakamuhanura David, buri munsi bakamuhanura wowe utabeshye buri kumva ari Imana muri kuvugana buri munsi. Ntiwataye Imana itavuganye nawe. Hanyuma rero tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. Twaje gusura Jackie abantu benshi mu kiganiro duherutse gukora, ni ikiganiro nanditseho ati niwe muntu guhanura ye guhanura bari bwo bwa nyuma. Jackie iratitiro wayumvise ute? Nshobora kukubaza ngo kubera iki wabikoze, ariko nanone nashingira kuba Imana yagiye ikora, ikorera ibitangaza inyuze muri genda. Ndibuka hari umugabo witwa Papa Rwema, ndamuvuze nta kibazo. Papa Rwema twarasenganye, turasenga ibintu bimeze nabi, bikomeye pe, bikomeye yarize umugani, ariko bikomeye
Imana irababwira ngo uzabatuza mu mujyi wa Musanze mbahaye inzu ejo bundi ntago ari kera ataha yareba ko nta ikode yabuze ntakazi nako n'umugore ntakazi afite ibintu bimeze nabi ariko bitari kera hadashize igihe nzi neza ko nawe arabizi nibwo buhanuzi bwanyu Imana amuhaye akazi ubu ni umudogiteri inzu yarabonetse mu mujyi wa Musanze hano hepfo Imana yarabikoze rero ni benshi bivuze ngo iyo uhanuriye umuntu aba ari bwo buhanuzi bwa nyuma ntabwo navana ubwa nyuma ariko nyine bari ikimenyetso cya nyuma utaba nk'umuntu wamamagaye ejo wanyandikiye ngo mbwira ibizambaho ntabwo Imana ikora gutyo mbwira ibizambaho nkaho ndi umupfumu ntabwo Imana ikora uko dushobora no guhura tugasengana ninavuge nabyo ubyitegure ishobora no kutavuga Imana ikora uko ishaka ushobora no gusenga nivuge kandi yavuganye nawe ntabwo ngenza kwizeza abantu ibintu Imana idakora iyi Mana yacu ni inye gahunda iyo ishakanye umwete cyakora urayibona ariko pana gusenga nk'ugerageza ngo numve ni benshi Imana gitunyuzaho abandi bahamaza umugani nkuko yabivuze abandi bajya hanze banariyo abandi bakorera uko nkuko yabivuze indwara nyinshi zarakize ndabizi hari umumama witwa Mama Marine nawe n'umushuti wanjye ni nka mama wanjye ndanamusuhuje yaje gusengana nanjye ni umukatolike noneho we yari afite ikibazo yaragendaga gutya akabona inyanja gusa ku buryo waba uri kumubona mu nzira akagwa akabona inyanja y'amazi ariko twarasenganye nzi ko uwo munsi wabaye umunsi twasenganye iminsi 2 birangira uko ubu ni muzima ahita akira mu minsi 2 mu minsi twasenganye tugira icyumba kwa kabiri nari ngifite cyabaga mu rugo twasenganye 2 ubu yarakize ni muzima kandi ni byari bikomeye yari yivuje byaranze ni benshi rero wajya kurondora ubwo mwe mujye murabyivugira mwe Imana yabikoreye mujye murabyivugira ariko nago yabikoze kubera njye yayikoze ku bwayo kugira izina ryayo rihabwa icyubahiro yego hanyuma rero reka twakire mu ijambo ry'Imana twaganire byinshi abantu bumvise nanone turacyakomeje n'umuntu wacu kuza kumusona gahoraho reka twumve ijambo ry'Imana abenshi bamukunda yavuga ijambo ry'Imana uburyo rivugamo Jackie gerageza rivuga nkuko usanzwe urivuga pe Imana ivuza amavuta kuko ahantu habaryoshye cyane gusa ikintu cyo gikwiriye muri ibi bintu ni ibintu nka 3 no kubanza ukizera wasoza kwizera ukihana wamara kwihana ubundi ugategeza gushaka kw'Imana ukizera mu ijambo ry'Imana kugeza ko ibyo bintu ari byo by'ingenzi cyane mu kiganiro cyose twakoze udafite kwizera nta kintu na kimwe nta cyakorwa ubundi hari ikintu nabonye David kuri bari abantu kuri mwe mujya kuraguza cyangwa abantu bajya mu bapfumu nta bintu birenze abapfumu bakoresha nubwo hari abafite izindi mbaraga ariko ubundi imbaraga nyinshi baganye ni imyuka mibi ariko iyo ugiyeyo urwaye nk'umutwe ashobora no kukwarira ibyatsi bisanzwe nk'ibishogori cyaka guhereza n'amajyane cyane n'agafu numbaze cyane iyo miti ariko ikigukiza ntabwo ari iriya miti ureba ibifaranga watanze bigatuma wizera bikakwizeza ko ugomba kwizera ko byanga bikunda uyu muti uragukiza rero iyo umuntu akize cyangwa bigahura n'ubushake bw'Imana yitirira umupfumu ko za mbaraga ze zikomeye sibyo ariko ikintu nabonye cyo wasenga utizera ntacyo uzageraho niyo Mana usenga nayo uzabona kwizera niyo Mana usenga n'iryo juru naryo uzabona byose bizava mu kwizera nusenga ukizera indwara zizakira ibibazo bizagenda nawe batagwanurira ukizera gusa wagira umugisha ukizerera mu ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye uzanakura nibisaba kusenga uri kumwe n'abandi ni utajya no mu rusengero ariko ugasenga wizeye Imana irakora kwizera tugushira imbere bivuze ngo Imana itwongerere kwizera amen nikero mu ijambo ry'Imana nge ndaza kugaruka kuko tudafite iminota hagati y'iminota 5 n'10 mu ijambo ry'Imana nikari kadusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa ibice 3 turasoma umurongo wa mbere umutwe w'amagambo aravuga ngo Petero na Yohana
bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize. Abinjira mu rusengero abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe, abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ububombambari birakomera, arabandanduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga wicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Amen. Nzanye ijambo rifite titire rivuga ngo Imana ikore igituma batangara. Igituma batangara. Imana ishimwe. Nk'uko twakomeje mu ijambo ry'Imana, uyu Petero na Yohana bari abantu b'Imana, bari abakozi b'Imana. Dore ko kera abantu banditse akenshi muri Bibiliya bari abantu bakoreraga Imana benshi, ari n'abakire, bafite n'amafaranga, bafite ubuyobozi, bafite amazina akomeye, ku buryo nko mu murenge wasangaga harimo abahanuzi 2, cyangwa mu gihugu harimo umuhanuzi umwe gusa, cyangwa mu gace runaka mu gihugu babaga ari benshi, ariko mu gace runaka nko mu mudugudu harimo umuhanuzi umwe. Bitari iby'ubu ngubu usigaye urasanga mu mudugudu wose ari abahanuzi. Amen. Uyu Petero na Yohana bari bagiye gusenga nk'ibisanzwe, ariko nanone hari umurwayi ngo wicaraga ku irembo ry'urusengero rwitwa Ryiza. Uyu murwayi yari yarabyakiye, yari azi ko ikintu cye ari ugusabiriza abinjira mu rusengero, akajya gusabiriza abajya Nyabugogo, agasabiriza Kariyeri, agasabiriza hagiye abonye hose agasabiriza. Yari yarabyakiye. Hari igihe uba mu kigerageza igihe kinini ukagisasira, wakisiga ukisigana nacyo, wakwambara ukacyambariraho, waryama ukakibwira ati ryama sinzira, kuko ukabona nta nzira zo kuzakemuka kwacyo zihari, ntibizakunda, ntibishoboka, ntibizaba. Ariko nanone uyu murwayi ngo Petero na Yohana ngo bageze ku irembo ry'urusengero, ngo nabo yarabasabye nk'uko yarasanzwe asaba abandi, abona ari bashya arabasaba. Bigeze nyuma ngo Petero na Yohana ngo baramubwira ngo dutumbire uturebe. Bo babanje kumureba, ariko bamaze kumureba nabo baramubwira ati uturebe, utwiteho cyane, ari twuhanga amaso gusa. Amen. Bigeze nyuma uyu murwayi arabareba, aravuga ati hari umuntu wamagaye ibiceri 5, hari uwa 4 wamerezaga 1000, hari uwa 3 wamerezaga 5. Abo bagabo uko biri kose bashobora kuba baramo ibintu byinshi, ariko Petero na Yohana intego bari bafite, bari bashaka ngo uyu muntu ibyiringiro bibanza bishire muri we, ibyo yishingikirijeho byose abanza bikureho amaso. Niryo jambo nkunda kubabwira, ntabwo Imana yakora ugifite ibindi wishingikirije, kuko ibyo wishingikirije n'ubundi bikoze byazitirirwa baso wanyu, byazitirirwa akazi kawe cyangwa amashuri yawe, akazi keza se ufite, umuryango, famiye igukunda, irakureka iyo famiye wiratana, bakabanza bakakuvaho. Amashuri wize ukabona ntacyo kimaze, ukareba diplome ufite ukibaza ibyari byo, ukabona yitwa n'irangamuntu yo muri iki gihugu, ukareba. Ariko bigeze nyuma Petero na Yohana ngo bigeze saa 9, hari saa 9, isaha yose waboneyeho kino kiganiro ikubere saa 9. Amen. Ngo Petero na Yohana ngo babonye ko abantu bashize, nta muntu urongera kwinjira, nawe yabatumbiye. Ngo baramubwira ngo umva ikindi, nta feza nta n'izahabu dufite,
burya Bibiliya nubwo itandika byose ariko ahantu habaye intambara ntago wambwira ngo umuntu yiri watumbiye yiriwe ari kureba abari kumuha nta numwe wamuhaye ngo yiriwe abarebye nubwo yari afite ubumuga ariko uko biri kose ahantu birashoboka ko haba harabaye iki intambara iteye ubwoba nubwo Bibiliya byose itabivuze ariko birashoboka ko bati muri bantu kirerera akitotomba akagira utenda ry'iki biragenda uteye uyu munsi ejo bundi iki cyumweru nasabaga rimwe mu cyumweru iki cyumweru bizagenda ute ariko baramubwira ngo icyo dufite nanone tugarutse Petero na Yohana ntabwo bari babuze ibyo kumuha bari abantu bakoreraga Imana bafite amafaranga niyo bisaka ntibari kubura yo kumuha ariko bigeze nyuma ngo baramubwira ngo icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu ariho hano nshaka kuvuga ku bintu bavuga ngo ibitangaza basigaye babyitirira nde Satani amen bivuze ngo Petero na Yohana baravuze ngo ibyo dufite turabiguha mu izina rya Yesu ntabwo babivuze ngo turabiguha mu izina rya Jackie ntabwo bavuze ngo ndabikora wizere ko ndi umuhanuzi oya Petero na Yohana nta nubwo babiraranye ko barakize ikirema ntabwo bari bazi ko ku rusengero barahasanga umuntu ufite ubumuga baba bagiye bajya gusenga kugira ngo izina rya Yesu ari ryo rihabwa icyubahiro kubw'ibibaye amen haleluya Imana ishimwe ngo Petero na Yohana baramubwira ngo icyo dufite turakigwa mu izina rya Yesu w'i Nazareti haguruka aho naho katuhavugeho nubwo bamubwiye ngo haguruka ntabwo ari kubyiyumvisha kandi bamubwiye ngo ntacyo kuguha dufite birashoboka ko bashidikanye bati mwaje kunkinaho mubuze icyo muma none murebye n'ibidashoboka murambwiye ngo haguruka ngari kamufata ukuboko Imana iguhe ugufata ukuboko amen Imana iguhereze ugufata ukuboko mu bihe urimo mu byo uri gucama mu ntambaro uri kurwana nazo Imana iguhe marayika ugufata ukuboko ngo baramubwiye ngo haguruka ngo ako kanya arahaguruka ikomeza ububombambori amen haleluya Imana iguhagurukije ibyanze biremera ngo noneho ngo bajyana nawe mu rusengero ngo abasanzwe bamuza asabiriza abasanzwe bakuza urwaye ninde urwaye ni wowe ninde byanze ni wowe ninde ucuruza agahomba ni wowe ninde musazi byayobera byacanze ni wowe ngo baramubona ngo baratangara batangazwa n'ibyo Imana ikoze haleluya ntabwo ndatinda tugiye gusenga Imana iguhagurutse yahagurukije iki kirema nawe yaguhagurutse kuguhagurutsa mw'ubwo bushumeri ntabwo byayinanira icyo usabwa ni ukwizera kuguhagurutsa kw'icyo cyangiro ntabwo byayinanira tujye gusenga Imana turasenga mu ijambo rivuga ngo Imana iguhagurutse hagurutse urugo rwawe hagurutse abana bawe bongere bagira ubwenge Imana ihagurutse ibyawe byapfuye ibyawe byanutse ibyawe byanze Imana ibihagurutse haleluya Imana iguhagurukije ugira agaciro iyo wahagurutse ibyanze birongera bikemera impamvu ukicaye utarahaguruka utaragira agaciro mu muryango cyangwa mu bantu bakuzi nta nuko utarahaguruka nuhaguruka ibyakuvuyeho bizagaruka imiryango izagaruka inshuti zigaruka umugisha ugaruka hari ibintu usigaye ndumva ngo inyenyeri yazimye Imana iki iyo uvutse uvukana inyenyeri yawe kandi bizi n'ahantu izazimira urumva cyangwa izacecekera izahagararira gukora uyu munsi Imana yongera ikoreze marayika uguhagurutse haguruke mu byurimo mu byumaze mu iminsi tugiye gusenga uri Imana ya Ibrahimu amen uri Imana ya Isaka na Yakobo uri Imana y'abakwiringiye bose uri Imana idakoze isoni haleluya amen Jambo ryawe ryavuze ngo nawakwiringiye uzakorwa n'isoni kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu turasenze kubw'ijambo ryawe turasenze sengeye umuntu wese ukurikiranye
Gonarike Plus. Turasenze mu izina rya Yesu, ni wowe ugira icyo urema, wamara kukirema ukagikomeza. Hari ibyo wahindura, hari ibyo wasenya, indwara wazikiza, ibibazo bitandukanye wabishyiraho iherezo. Mu izina rya Yesu, uri Imana yubaka ibitubakitse bikubakika. Nibimenyekane ko ari wowe Mana, bimenyekane kuri uyu muntu umaze igihe kinini aryamye nta buzima, bimenyekane kuri uyu muntu umaze igihe kinini arwaye byaranze, kuri uyu muntu udapoza akabura akazi, kuri uyu muntu wazwa n'imiryango. Reka bimenyekane ko ari wowe Mana, ugira ibyo usenya, ugira ibyo wubaka, tuzagushima. Umuntu wese ukurikiranye ijambo ryawe, muhagurutse ku byanze byongere byemere, muhagurutse ku byatekereza byongere byemere, kubera kuri Imana yacu. Urakoze, turagushimiye ko hari abuhagurukije kandi ko hari ibyo ukoze, mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye cyane kubw'ijambo ry'Imana umaze kutugezaho. Haleluya, uhimbazwe Mana. Hanyuma rero tugeze muri ka kanya keza abantu bakunda ko gufata nimero y'umukozi w'Imana ku muntu wifuza gusengana nawe. Gusa ngewe ndafashijwe kandi nanyuzwe n'ijambo ry'Imana. Kwizera ni byose. Jackie, dufashe uduheze nimero yawe ku muntu wifuza gusengana nawe. Ndabizi ni benshi, bose ntabwo ubona uko bafasha, ariko byibura uzagirirwa amahirwe kugira ngo afatishe nimero yawe muzasengana. Bonereho no kubabwira ushaka mikrofone neza, ku muntu waba waramamagaye akambura, yihangane. Mfite uruhinja mba ndi kwitaho. Sibyo agasuzuguro cyangwa kutabumva. Ntubona nakwitabye uzongera uhamagare. Kandi nk'umuntu wandika message ngo umamagare, wowe ubunyeneye ujye umamagara. Nshobora kutabyitaho, wowe ujye urahamagara. Ashobora no kutabyibuka, mubyibuke gira message ziba ari nyinshi. Hari usanga abantu nka 40 baguhamagara, ukabura witaba n'ubureka. Ntago ari ukubyangira ubwende pe. Tubisiguyeho, nubona tutaguhamagaye uzongera uhamagara, uzihangane. Nimero yanjye ni 078 78 24 88 078 78 24 88. Hanyuma rero turagushimiye, bana mutarakora subscribe mukore subscribe. Kandi hari abantu bajya bamamagara akenshi gusengera kuri telefone, je naga ari wo muhamagaro wanjye. Akenshi gusa biterwa, ariko ntabwo ari buri gihe. Yumvikana umuntu niba arwaye ntabwo yabona uko kugeraho. Umuntu urwaye, ariko umuntu ufite imbaraga cyangwa uri hafi namwe ni mukagorane, sibyo? Mujye mubwira umusimbuke, nta kibazo. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane.